Mwiriwe nyakubahwa Frere Eric, banyakubahwa bihaye Imana, banyakubahwa bo mu nzego bwite za leta bari hano, barezi bo kuri ikigo, namwe babyeyi, banyakubahwa uyu munsi babaye igicumbi cya Roho Mutagatifu muri hano, namwe bana bacu Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi ni ibyishimo kandi birumvikana, nanjye nk'umubyeyi uhagarariye abandi turi muri komite y'ababyeyi yo kuri iki kigo, tubifurije umunsi mukuru mwiza wa Stella Matutina. Tubifuje kandi umunsi mukuru mwiza wa Sensiyo n'umunsi mukuru mwiza w'itangwa ry'amasakramentu kuri iki kigo. Turashimira rero by'umwihariko iki kigo kubera ubutumwa bafite, uretse kurera abana mu buryo dusanzwe twese tuzi bujyanye n'amasomo, ariko barera na roho zabo, bararenza bakabaha ubumuntu nyabwo. Iyo umuntu atagira icyo yemera aba ameze nk'inyamaswa. Iki rero ni ikintu cyo gushimira ikigo, ariko dushimira n'Imana yaduhaye aba babikira. Nyakubahwa Seri Directrice yasubiyemo amateka y'iki kigo, cyatangiye kiri hasi, ariko uyu munsi ni inyenyeri koko yo mu rukerera. Mumfashe dushimire ubuyobozi bw'iki kigo muntiza amashyi. Ubutumwa rero bwo kuri uyu munsi nk'ababyeyi natwe turerera hano, nta kindi twabwira aba bana uretse gukomeza kwamamaza urukundo rwa Nyagasani nk'uko muri iyi drama bayikoze. Si agakino rero gusa, mwabonye ko nta magambo yari ahari, ariko ibikorwa byatweretse yuko aho tugomba kuba turi twese, tugomba kuba inyenyeri, tukamurikira abandi bakava mu mwijima. Haleluya. Aba bajene bari bari hano rero, bari bari muri quartier, mwabonye ko n'abandi bagenzi babo nabo bari muri quartier, bari barabaswe n'ibiyobyabwenge, ariko baje gutahura icy'ingenzi nsubiramo, ari byo Padiri yatwigishije mu misa, ari byo na Masere yongeye gukomozaho, ko ipfundo rya byose ari uguhanga amaso Nyagasani, umuntu akaba hari mu isengesho. Iyo hataba isengesho, bari bagerageje aba bana gukora ibyo bashoboye mu mbaraga zabo, ariko bongeye bakajya hamwe bagasengera hamwe. Mwabonye yuko umwanzi wari waratwaye bagenzi babo bamutsinze. Ubwo rero bikatubwira iki? Bikatwigisha ubwo bumwe mutozwa hano, indangagaciro za kimuntu nyarwanda n'iza gikristo, ko tugomba kuzikomeraho kugira ngo aho turi hose hagaragare amahoro, nk'uko Mutagatifu Francisco dukesha iyi ngabire yo muri aba babikira yabikoze, yifuza yuko ahantu hose agiye hajya imbuto, habibwa imbuto y'amahoro n'umunezero. Ngira ngo ababibashije kusoma neza amateka ye, yigeze aho aganira n'ikirura cyari cyarayogoje umudugudu bari batuyemo, cyaramaze abantu, aracyegera ikirura, arakivugisha, agisaba gucisha make ngo ntikizongere kurya abantu. Rero ni byiza gutekereza kuri bakuru bacu, tukaba dufite rero abasheri mu ijuru nk'uko Padiri yabivuze, dushobora kwigiraho kandi bashobora kudusabira koko, natwe tukagira ikirenge mu cyabo, tugahamya urukundo. Banyeshuri rero
nubwo mwahawe amasakaramentu umunsi ukaba muremure, mwongere gutekereza ukuntu mwagizwe ibiremwa bishya, natwe tukaboneraho bakadutera amazi y'umugisha, hanyuma mukaba mwabaye igicumbi cya Roho Mutagatifu. Ibi bintu ntimuzongera kubibona kiretse namwe muhagurutse, kuko ingabire mufite ubu muruzuye, murasendere. Nimugende rero ibyo byiza bya Nyagasani mubisendereza abandi. Ubu ngubu nk'uko mwabibonye muri iyi drama, abarwayi ba hano, abo mu ngo iwacu, ingo zacu, ababyeyi n'abo tuva indimwe n'abandi bose, dufite inshingano zo gupfukama tugasaba Nyagasani amahoro mu ngo akagaruka, kugira ngo twese tugire amahoro. Amahoro mu mitima yacu akagaruka, kugira ngo isi yose ibone koko ya nyenyeri yo mu rukerera. Rero ndasoza iri jambo mbabwira nimukomeze mugendane na Bikira Mariya. Muzi yuko umwana wa Bikira Mariya ahora ari umutesi. Utabizi nabishakishe guhera uyu munsi. Twasoje yego ukwezi kwahariwe Bikira Mariya, ariko ntitwasoje kubana nawe muri ya shapure. Mudusabire nk'ababyeyi, nk'abarezi, nk'abigisha, dusabirane twese kugira ngo inshingano dufite ari ukwiga, ari gutanga urukundo kubo Nyagasani yaturagije twese, byose bibeho gusingiza izina rya Nyagasani. Nka Pawulo rero mutagatifu, byose bibeho kubera Kristu, byose tubikore